Hello my people guys, uyu munsi rero nje kukubwira amakosa atatu gusa ukora kuri YouTube yawe ibintu bikaba byazambuka, ukabura sub, ikindi ukabura views. Niyo sub wazibona ariko views, yaba views shorts cyangwa se views videos za upload yawe ukazibura neza, ukaba wowe ubwawe wabura monetize kubera amakosa ukorera kuri YouTube account yawe. Guys, kurikirana video step by step, ikindi nkandira kuri subscribe, ufungura inzogera kugira ngo ujye ubona n'ibindi bintu byanjye byinshi birenze video zanjye zikugira inama ndetse nziza cyane, video zo kwiga ibintu bigiye bitandukanye. Guys, nkandira like, ujye muri comment wandikemo indi video dushobora kuba twagukorera, ikindi kintu wumva wifuza ko twagukorera tuzakora video yacyo cyaza kugeraho. Guys, rero twagiye n'ikosa rya mbere dukubita tubangura. Guys, ikosa rya mbere ryitwa sub for sub. Abantu benshi kuri YouTube ako kantu baragakunda koko. Guys, ako kantu abantu benshi kuri YouTube baragakunda, dore ko nanjye nigeze kugakunda. Nyifungura YouTube nigeze kugakunda uko ako kantu abantu benshi barakemera cyane. Sub for sub, nkandira subscribe. N'urugero wenda uhaye umuntu link yawe, sibyo? Umuhaye link ngo nagenda ukandira subscribe, nawe guhaye indi link ngo genda ukandire subscribe, turabajama. Bro, nose ibintu utazi nuko iyo link utanze ngo ukandire subscribe, bare bukande subscribe ijyeho yuzuza umubare uzamuka ugere ku 1000, ariko uwo mubare bashyizeho bro, icyo waruzi nuko utazigera uko ukwinjiriza views. Ntuzigera ukwinjiriza views n'umunsi n'umwe. Ngiye kuri ubu ngubu ikintu nsigaye ngenderaho, system nsigaye nkoreraho, waho ngewe nukunda video yanjye nkandira subscribe kubera ko wakunze ibyo nakoze, kubera ko umaje gukunda ibintu warebye, kubera ko wakunze video narebye, uri bunkandire subscribe. Hari nk'abajama kuri YouTube ujya kureba ugasanga afite subscribe zigera nko muri 10k, afite subscribe nka 10k, ugasanga nyine nta views agira, views 36, views 20 na kangahe, ntajya harenga, kandi afite subscribe umuba utakikorera ngo nazibashe. Guys, iki kintu mugomba kukirinda. Kora video nziza, iyo niyo nama ngiye kukugira. Tega amatwi neza, kora video nziza, video ifite quality nziza, ndetse video iri high quality, video ifite speech, ifite ibintu wakoze byiza kandi urubyiruko rukunda bya bintu nyine, abantu bakuramo nyine ikintu kizima nyine akiga, cyangwa se ukamugira inama. Sibyo, nk'umuntu uri burebe ino video ngiye gushyiraho, ndaba ndi kumugira inama, kandi kuri we nayireba akayikunda akankandira subscribe agafungura n'inzogera, araba yashimye video mwakoze. Ikindi najya no kuri channel yanjye akinjiramo ngo arebe ibintu nsanzwe nkora bindi, ari busangemo video nyinshi zigenda zimwigisha ibintu bitandukanye, nazirebaho arasanga ibyo bintu nagiye mwigisha bifite ubumenyi butandukanye, bifite ikintu biri kumwungura. Guys, rero icyo nakubwiraga, gabanya sub for sub, ukore video abantu bagukunde, bagusubscribing. Nindeba video yanjye nkayikunda, ndaza gukanda subscribe, ninyireba sinyikunde sindi bukanda subscribe, sindi buyikande. Ibazire nawe rero ukoze video idashinga, idafite gahunda, ngiyeho sinyirebye ngo nyikunde, nanze kuguha subscribe, ariko kubera ko turi abajama wohereje nuza link yawe ngo nikandire subscribe. Nese ninkuye subscribe izakumarira iki? Kitazatuma iyo yonyine kitatuma ukora monetize, iyo yonyine ntiyatuma ukora monetize. Ku muntu ufite location rero yemerewe monetize, ibyo bintu byihane. Twagiye n'ikosa rya kabiri, abwiye ko ari amakosa atatu, twagiye n'ikosa rya kabiri. Guys, abantu benshi bakoresha upload, hari abantu benshi bakunda ku uploading amavideo adafite quality, amavideo adasa neza. Ayo mavideo YouTube ntabwo yakunda. Guys, niba
gukora video shooting, niba ukora icyo waba ukora cyose ariko upfa kuba uploadinga video, usabwa gukora video isa neza ukayuploadinga kuri YouTube ifite high quality, isa neza ku buryo niba ari telefone wari uri gufotora buri kimwe cyose cyagaragaraga neza kandi ikaba isa neza, nyine bigaragara amaso y'abantu ko video iri kugaragara neza, sibyo? Uri gukora video zirimo umurayi, urumva ari nde wareba iyo video? Niba uri gukora video uri kwikamera n'amaso yawe umuntu akaba ari kugira ngo yavuyemo, urumva ari nde wareba iyo video? Cyangwa se uri gukamera telefone ukagira ngo urimo urakamera mu gicu, urumva iyo video ari nde wayireba? Ko nta muntu wareba iyo video. Kora video isa neza ifite quality nziza guys. Iki kintu nizere ko nacyo mucyumvishe. Twagiye n'agakosa ka gatatu ari nako ka nyuma, abantu twibeshyaho ku bintu bijyanye na location. Guys bro, nk'ubu wasanga uri kuvunika uploadinga video nta na location ufite ya account yawe, bazikera ibyo bintu. Kandi hari benshi nzi bajya banyandikira kuri WhatsApp ngo YouTube yanjye ngo wampindurire location ngiki. Man, ibyo bintu ni mubireke kabisa. Niba uzi kuri kuvunika nta location ufite urimo, niba uzi kuri kuvunika unafite location ariko nta verification wigeze ukora kuri YouTube yawe, urimo biki? Bireke man, bireke gukora, ahubwo ubanze ukemure ibibazo ufite by'ama location ndetse n'ama verification muri YouTube studio. Banza ubikemure. Icyo mutumva ni iki guys? Niba uzi kuri gukora rero video uploadinga kuri YouTube nta location ugira, ukiri muri location ya Rwanda, murabizi ko Rwanda itatanga monetization, uriyaza kunyandikira WhatsApp hanyuma nza kugufasha. Ikindi kanda subscribe kugira ngo ibintu bigume kugenda neza. Abantu benshi banyandikira WhatsApp ngo location ngiki, ngo none se ngo kujya muri United States man. Hari n'abajamu usanga baragiye muri setting muri YouTube studio, bakajya muri setting yawo bagahita bakufungurira ama location, bagahita bemeza igihugu kimwe mu birimo. Uri kwibeshya bro, ari nta makosa uri gukora kuri account yawe. Amakosa uri gukora ubutaha muri video yindi nzakora nzababwiramo andi makosa 3 nanone ukora kuri YouTube yawe, kandi ugomba kwirinda bro. Mugomba kwirinda mugakoresha YouTube zanyu neza. Nizere ko ibyo navuze byose mwabyumvisha. Ikindi kibazo cyangwa inyunganizi gisiga muri comment ndaza kugufasha. Ikindi unyandikire WhatsApp niba ukeneye YouTube channel, guhindurirwa location cyangwa se TikTok international, byose baye bikeneye uraza kunyandikira kuri WhatsApp namba yanjye ngiye aho ngaho kuri video ngiye kuyibona, zo kunyandikira ndaza kugufasha nta kibazo. Let's go.